subizaho bangisha indaya bro ambaya kandi njye burye niyo turi kumwe bamwinjiye amazi ugendera kuri igitsina gore kubera ko ufite umugore mu rugo ufite umugore witongisha na kwisha wowe ugeze ubona ngendera mu ndaya nasu babamagaye saa 5 muri mu biki mwari muri mu biki je nigeze nkwamaga inshuro imwe njyewe wamagaye inshuro 3 ari nabwo shero wanjye amamagaye kubera ngo mpashere ni wowe wari umbwiye ngo ni nkwamaga niranda yawe umugabo yawe ngamamagara kuri telefone yuko amara kuri telefone yawe yego ambwira ngo hoya ngo narwaye ngo naraye ngo ntandukanye ngo namishingo n'injoro ngo bwishe cyane ngo none ngo ntago nakoze uyu munsi sicyo nakubashije mena umuceri nishuze kandi twewe mishaje mu kiganiro byarabaye reka mena umuceri wanyirukanye n'injoro kananukandisha ka mama narinzi ko asigaye uzisempera none baguhaye nyo ku munsi uyu n'uyu warigenze reka nkubwire nta muntu umwe mu kirangagira amahoro umuntu ngura fanta y'icyabira akajya kuyinyurira sha akayinyurira uwo si umugabo cyangwa nimbwa namuhurusha namuhurusha ngubone ngo bavuga kuri mihoro ikarakara hari ukuntu yenda abagore tuba twarananiranye ariko nanone mu kunanirana yego hari ukuntu umugabo aba adashobora kuguhaka yuko bikwiye yego sibyo yego cyangwa bya bindi twita mu kinyarwanda kubaka urugo akaba atabishoboye yaba avuye mu kazi ngarananiwe ngameze nabi kandi wasanga avuye ku wundi muntu akakuguhaka yuko bikwiye icyo gihe bituma umugore atangira kumuca inyuma kabiri tujye ku mugabo none kugira ngo aguce inyuma hari igihe yenda umugore nawe aba atabashije kumuha keya uko bikwiye bigatuma nawe abasha kuba yajya mu zindi ndaya kuko numanga indazi zitanga keya bro indazi zitanga keya wabonye ko mfite inshuti bro mfite inshuti ubwo nawe uramufasha hari ikibazo se ukabafata ntago yita ngo ufite amafaranga ngo ufite ngo njyewe agato konyine agato nguri karankurura bro ubwo uragiye bacumagane mu kinyarwanda ngo agato kava kwiguye njyewe kurusha imigani kandi ndi umwana yego Keza aravuze we ntacyo birenzaho ye kintu mbivugaho mikoro cyose biro kabisa nta muntu umugabo wemerewe guta urugo rwe najye kundanye ibyo se Keza ari kwivugisha gutyo njye ntabwo nava mu rugo rwanjye ngo njye kundanye kubera iki kuko njyewe nza agaciro umugore afite abenshi bagiye hanze ati yo twarahombye disi ati hanze hari ibintu biyenze berenze se nyine baragenda bagahura n'izo ndazi kitunarika umugore w'igikara cyangwa mibiri yombi yego yagera mu kabara agasanga umwana yiteretse itako ritukura bro yangiza agashegura yafite n'ibumbi senkane kuri telefone kugira ngo atekereze umufuka w'umuceri mu rugo minerivare y'abana imyenda y'abana mu rugo agashekera inzobe sha kavuga ati ranzobe nayitakayo nabamombye nayifashe yarangira bati sheri mbwira kaza kwikundishwa buraka no kwakana urukundo Keza ahubwo ubukuntu ndi kumwumva ngewe inga maze gusenya ntago namenya n'umubare wazo ubwo ngensenya no niba ugera mu kabari ugatarika itako ngensenya izasenyutse ntago nsenya izubatse urugo rujya gusenyuka no muri rwaraherenye bro rwana rwararuhirika ndakambura n'ubu nawe rwarasenyutse rwararangiye reka ye sigera nta muntu usenya urugo rwubakitse umuntu asenya no munda hasenyutse none umugabo yanyizaniye aza kunyakira urukundo sinagusabye nta nicyo nakubajije bro namwe mugira amakosa ntago aritwe tubashyirisha mu makosa nese amakosa kosorwa ndi ni mwebwe abanyamakosa niba ufite ikofi yawe menya umuryango wawe nje wundeke umenya gute wowe ku giti cyane utanshinzwe njyewe ukama agaciro nge ndi indangamirwa yiwe akareka guha agaciro umugore baseze indangamirwa yanjye reka ibyo bintu bisize kubasha ntega amatwi neza ntabwo ndi indangamirwa yawe ariko ninjoro wakubiswe uzira imbesho igize igitakwa hirya utansenya ahubwo nakumvise uko ugenda wigira hino gake gake uhasanga umfa akoro
Keza ibyo bimvikana cyane nibyo ntabwo kuko imyaka tumaranye ni myinshi njye mufata nka bro wanjye ukamfata nka sister ntabwo aranyaka pe ntabwo aranyaka ariko natunguwe ntabyo nzakora azabikora se kazabikora ntabyo nzakora ke andadutega nimba kwa kuzabitangariza itangazamakuru ntabwo njye nzabikora none se reka n'umuceri mbaza ntari ndi tayari ko haraguma amagana umwe ngo ugiye kunshingira akabari wambwira ngo dushingira akabari si business se nta bya business ibyo ngibyo uri kuvuga ngo umunsi ku munsi buretse oya reka mbimusobanurire nabyo njyewe nari mfite akabari urumva buretse akayiti muri kuvuga cyane kandi muratuma njyewe mbivamo njyewe uretse nyine ngusobanurire njyewe Keza si ukuvuga ko ntamubwiye ko ngiye kumushingira akabari Keza naramubwiye nti njyewe nashinze akabari umudamu wanjye kubera cecetse atabibashije birapfa nariko mfite ibikoresho by'akabari ndamutse nkushingiye akabari twajya tubaranwa hakwishura ku kwezi nje ntabwo twabivuganye twavuga ko tugiye kubana twavuze ko ntabwo ibyo bintu twabivuganye byo kubarana yego twavuganye biki urumva ngavuga ibyo twavuganye njyewe waragunyinginga buri munsi akubwira ati njyewe ntabwo twabana ngo bishoboke ambaya ni njyewe nashaka gushingira bizinesi nk'abati se ko nzi ko ufite umugore mwiza witonda uciye bugufi utajya unavuga kuki wumva yuko njye nawe uba ushaka kumva yuko njye nawe twakinjoyinga kandi ufite urugo kandi ngenda cyane umwana muto nyeneye umusore Yes, reka twongere tubaha ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho. Nitwa IT Nshima, wowe wamaze gukora subscribe. Iyi ni Clever TV show Yambo boss wanjye Clever TV show muri Amerika. Tuguhaye nawe ikaze hano iwacu mu Rwanda. Ngarukanye n'abakunzi bacu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, muri Kigali ndetse no hanze yarwo. Imbere ya kamera hari Keza, abenshi mukunda uburyo Keza aganira, ndetse n'uwitwa Seruka amaze iminsi arwaye, amaze iminsi atameze neza, niyo mpamvu navuze ngo kamuhuze na Keza kugira ngo Keza amwondorere mu kiganiro ibintu bibe byagenda neza. Kenda mikoro nuyikome mikoro yanjye. Okay, amakuru ni meza, meze neza. Kuvuga ngaranyondora atari no kungurana n'agafanta ngo ni inywere ke wangwe kweri nawe bro. Seruka nawe uzi ubwenge, nawe uzi ubwenge kubera iki? erega bacumagani mu Kinyarwanda ngo inkigiye kurisha ihera ku rugo. Yego. Nanje nahereye ku rugo. Keza banze mure mu maso uburyo yambaye amubonye. Keza yego arahenze cyane. Uziko afite n'ubwoya ku maboko, ameze nk'abasitari wa mwe. Ariko Seruka ufite uburaya bwinshi. Karamurembeshe toka genda nta buraya we, nta mugabo w'indaya ubaho, ahubwo umugabo bindangara. Nta ndaya y'umugabo ibaho. Yego cyangwa uri umukiriya wazo. Uri umukiriya wazo? Ntago ndi umukiriya wazo. None se uri iki? Njyewe mfite umugore. Iyo umuntu agiye guhaha abagiye guhaha, nawe ugiye guhaha kuri bo ubu uri umukiriya wabo. Yego. Wari wambona mwiseta nje guhaha. Ariko waramubonye? Yego komana usabaraye nagukomerekeje byagenze gute? Yari byagenze gute? Mbwira uko byagenze. None se n'ubwambere ubonye umuntu bamukomerekeje. Nimugatubeshe bro. Ubwambere ubonye umuntu bamukomerekeje. Oya nimugatubeshe ngo baneze. Mwarwaniye mukabari mupfa indaya ngo baguteze. Oya seke Keza uburetse gato.
amakuru yavuze yuko ngo bamunize avuye muri pati yande yohotero ngaro umushero wa misho niko yivugiye ahubwo se musi nari muzima yambwiza ukuri wa musi uva muri bidi ya sheri wawe wahoze ari sheri kuko aramwihakanye tuvuze kwa Eric Wina kwa Wina Wina bamunize avuye kwa Wina afite pati na karori yari yakoresheje kameze ute nyine sikonze ko abantu bari mu bazi ngiye ko mwamamagaye saa 4 z'ijoro uri guhangana nkababwa ati ngiye byanyu ntabwo nabiza bro kambegera hasi uvuga ukuri asoni nge baguteze ni gute umugabo mugenzi wagutiye akakugira gutya abarimo bose ngura bazi ni ubyivugiye ntago n'abakiriya bakeza ntago hari umukiriya w'umwe ari umukiriya w'umwe bamwita nde oya ntabwo izina rye aya keza naravuga n'umubeshere harimo umuntu umwe wanjye wenyine nawe uramuzi ntabwo ari ngombwa kumuvuga kuri kamera kuko buriya ntamwubaha kandi hari arahari kuba arahari ariko nawe aramuzi yego ni umwe keza uyu muhungu wacu Seruka TV baramunize yagiye muri pati ariko amakuru mfite ngo barangwa 10 n'umukobwa umwe Seruka ziziki Seruka rero kuno ngiye nabireba ni kwa kunda abagabo buriya umugabo yanyweye akanywa kuzuza akurikiraho kurongora bro Nese bigeze bakubwira ko ari ndana cirinze nawe yego atabonye igitsina ntago ashobora guhumeka aba rero yeka kubera ko umukobwa yari umwe bamurwaniye bikarangira ko wari washeze ndushiraho ibiceri bikarangira habonye umuntu umutsindira bikarangira uteje itiko agataha imbora gihe bangiza bakakurya mbushi bro sheri wawe yamutsindira igitsina mbega abasheri ba keza b'iki gihe shakera mena umuceri mena umuceri keza mbega abasheri afite we ariko ngiye shirange kwa Kinyuma nta cyazo ngiye mfite uzi impamvu se dore impamvu kugira ngo Kinyuma ngiye nanze kujya kumureba aho yarari kuko bari kurwana bro bari kurwana ntabwo barwanye keza nawe areka kubesha nawe ufite itiku bro itiku ryajyanye kuba bakuriye ambushi rero shabye bintu ni woke oya wapi nawe oya nasaka nkubaze umuntu azika afite urugo agiye kurwanira indaya mu kabari aba ashaka kugera kuki ke ugeze wumva ngiye ndwanira indaya wa musheri yivugire byagenze gute kugira ngo bakunige barinde bagucira utavuze nakazi kawe bivuge niba ngewe natashe nimugoroba mvuye kwa Wina hariyo na sheri wawe twavuganye saa 4 nahavuye saa 5 ariko wajureka kubeshya saa 5 za wajureka itiko eze nendaya eragaka nkubaza indaya nimbi indaya ninde indaya usaba se ndangare ni ndangamirwa omba bro nukajya mu kabari ngo urwanira inda jya utegura ufata umwana umujyana ako umuntu w'umugabo ufite uruga rwanira indaya nta musore urwanira indaya ahubwo abagabo bubatse ni mwebwe mu rwanira indaya bro ubwo wowe umuntu w'umugabo wubatse arwanira indaya bukira Mariya bibaho namwe mwese mugaragara y'icyaha cyo kurwanira indaya mu kabari ntabwo ngiye ndi ku rwego rwo kurwanira wasanga waze kuba washese bakamurya cyangwa bakakurya cetikisi uwo amafaranga washizeho nta soni amakuru ufite ngango yagiye afite 100 by'amafaranga mu Rwanda mufuka nta n'ijana yacyuye yego yagiye se mama bya bipfuye n'umugore sabasambo bayajyanye bande cyangwa ko niwe waneje birabira ke niwe waneje birabisambo nabirenze bro utibeshye kabisa utibeshye rwose mwehore wabikora rwose nge nago nagutabara mani kandi nzi ko mwahekanye munywa mwenyine mani iyo ndona kimbona mwe numero ntacyo bro ntacyo mbonamo ntacyo rwose kimwe nuko buri umugore wese ko ikigwe ry'umugani wa Kanyombya ndagaca ariko nge ntacyo ciringa n'uyu mujama mani ariko uyu mujama nagajya yihagararaho mani sinzi ikibazo agira yarapfuye kandi nawe hari nge nago nari marishyira nge bampuruje nkuhuruza inshuti yabo ndababwira ati murebeho amasaha ageze ni gute ndi buve mu rugo ngo ngenje kubakiza mu kabari sinzi icyo bapfuye kubera iki umuntu keza cyo mumaze kingiki kuki umuntu w'umugabo urumva ajya muri pati z'abasore kandi ari umugabo
ese wamugana tugaruka harimo n'abandi bagabo nenda mugabo aruhari sibyo se urezi ngo ni wina wari urimo umusore abandi bose si barabagabo none se mujya muri pati y'umusore harimo umwe abagabo hagakwiye kujyaho urubyiruko nkatwe tuba tugiye kubagira inama ntabwo wajya kumugera bakaguha nyoko nawe ntanzabyonye nizere yuko byaguhaye isomo ariko byampaye isomo nize ahubwo wagiye usaka abana bakiri bato hano bakiri bato uriya mukecuru wari uriyo niwe nari yuko abantu iyo mukuze mukenera amaraso akiri mato kugira ngo abashyushye ariko wamuganike akira ariko akuzwe n'ibyo mugani wagiye usaka abana bakiri bato ukaba n'abakiri bato ngiye ko nkiri urubyiruko ku myaka yanjye 26 mfite wa murezi we nayo wiyigabanya ariko niyo itonde afite imyaka 30 nzaniranga muntu yanjye ureba nzaniranga muntu yanjye ureba yizane kirano kuri kamera njye nibwo ndi bubyemere ushaka kwigira umwana haka tureba kibazo reka tureba kimaka zaniranga perime nago biriho ni perime mfite nago biriho bereke perime abari nago biriho man imyaka yego okay Keza uyu munsi nkunze yuko amakuru yafite ariko Keza nzi yuko ngo mukunzi wawe nawe bahuriye aho hantu bagiye umukunzi wanjye rero nge ntago namurenganya kuba nciye inyuma Keza ngagahenda kamwishe kubera n'injoro sheri wanjye ntago namurakarira kubera ko nge yampamagaye mubwira ko nta mwanya mfite kuba yikemuriye akabazo yari afite ntago nabirakariramo akabazo yagutangiye ibintu gute umukunzi mukundana wawe wizera aguca inyuma ngo nakabazo Kezere gumeze nyakare international naka kanya jewe yamamagaye mubwira ko nta mwanya mfite uri kumva sister yamamagaye mubwira ko nta mwanya mfite kandi hari amaze kubasayine 5 pe we Keza yakukubesha Keza nta musheragira numwe ubaho mena umuceri cyane kakunda abagabo babandi bundi wazashatse umusheri wawe gutereta abandi bagabo babandi nge ntago ni indangamirwa none uramugabo abandi bagumushaka hiki nta kintu nge nyamubaza mba none ahubwo nge arankurikira hari umunsi umugore azahurura na urwo rutwa rumene ngewe nge arankurikira bro nge arankurikira ntago njya mukurikira aragukurikira uri kumva nigize mfata fone ndamuhamagara wasanga yaramuhaye imiti ayiti reka mubaze yakwatse nimero zanjye aramamagara ugize wanjye muhamagara ntago njya ninjinga by the way none kata ngenda kurikirwa ngiyo urenze uryoshye kandi ugenda ububyumva Keza saryoshe hehe kabaga ngenda meneka bro uzabanze mubaze amakuru n'impamvu nkurikira impamvu amamagara 5 z'ijoro kandi yakwiye ko ari mu rugo rwiwe mu rugo kuca nkurikira ankurikiraho iki ariko wamugana ntacyo muha ntacyama ndamufasha nanjye akamfasha ninywera agafanta nkwihore ni ukuri kanywa ni ukuri impamvu uruko subizaho bangiritse subizaho bangisha amafaranga siko nyafite ndiyo ndo uriyo ndo asaba iyo ndo ribiki uzira igitsina usize ikindi gitsina mu rugo bro fanta nkanje nje ntago nje Keza sarayigura afite amafaranga ntago nje ntago amafaranga mfite inshuti zantamo bro ntago nabanye nabi ngabwira uyu mwagitinzi wawe gutema bayimuhereze bayizana kamera ndeba ntago nabanye nabi inshuti zawe bayizana umva jyavo yizane we banguka aragutabaye dawe genda uyizane aragutabaye pe ntago nabaye kubana ni byiza yego asane Keza uyu munsi rero sasa uyu mujama wawe yarapfuye ariko azize indaya yazize indaya bro ambaya kandi njye burye niyo turi kumwe bamwinjiye mu tugigendera kuri igitsina gore kubera ko ufite umugore mu rugo ufite umugore witondeje na kwisha wowe ugeze ubona ngendera mu ndaya nasu bamamagaye 5 muri mu bice mwari muri mu bice je nigeze nkwamagara incurimwe ngewe wamagaye 3 ari nabwo sheri wanjye yamamagaye kubera ngo mpasheri ni wowe wari umbwiye ngo ni nkwamagara niranda yawe umugabo yawe ngamamagara kuri telefone yuko amara kuri telefone yawe yego ambwira ngo hoya ngo narwaye ngo naraye ngo ntandukanye ngo namishingo n'injoro ngo bwije cyane ngo none ngo ntago nakoze uyu munsi sicyo nakubajije mena umuceri nishuse kandi twewe umva mishaje mu kiganiro byarabaye ni byarabaye reka mena umuceri byarabaye yanyirukanye n'injoro ukandisha ka mama
nari nzi ko hasigaye uzisempera none baguhaye nyoko ku munsi uyu n'uyu warigenze reka nkubwire nta muntu umemukira ngo agire amahoro umuntu nguriya fanta y'icyabiri akajya kuyinyurira sha akayinyurira uwo si umugabo n'imbwa anasa ngo nimbwa namuhurusha ntamuhurusha nkubone ngo bavuga ukuri imihoro ikarakara yanda nta soni Keza ahubwo yaranasaze wanjyanye indera wantegeye Keza uyu munsi hari topic bateguye imeze gutya abagabo benshi bati ngo nuko se abagabo badashoboye mana abagabo barananiranye bro hari abagabo barananiranye topic yacu imeze gutya abagabo bati ngo nuko abagore badashoboye cyane ko abagore bimakiye abagabo babo ariko reka tujye ku mpande zose zombi oya banza wumve uvuga ku rwawe unavuga ku rwe nyine reka mbivuge hari ukuntu yenda yego abagore tuba twarananiranye ariko nanone mu kunanirana yego hari ukuntu umugabo aba adashobora kuguha keyi uko bikwiye yego sibyo yego cyangwa bya bindi twita mu kinyarwanda kubaka urugo akaba atabishoboye yaba avuye mu kazi ngo arananiwe ngo ameze nabi kandi wasanga avuye ku wundi muntu akakuguha keyi uko bikwiye icyo gihe bituma umugore atangira kumuca inyuma kabiri tujye ku mugabo nawe kugira ngo aguce inyuma hari igihe yenda umugore nawe aba atabashije kumuha keya uko bikwiye bigatuma nawe abasha kuba yajya mu zindi ndaya kuko numanga inda zitanga keya bro inda zitanga keya wabonye ko mfite inshuti bro mfite inshuti ubwo nawe uramufasha hari ikibazo se ukabafata ntabwo yita ngo ufite amafaranga ngo ufite ngo njyewe agato konyine agato nguri karankurura bro ubwo uragiye baca umugani mu kinyarwanda ngo agato kava kwiguye njyewe kurusha imigani kandi ndi umwana yego Keza aravuze we ntacyo birenzaho yewe ikintu mbivugaho mikoro cyose biriho kabisa nta muntu w'umugabo wemerewe guta urugo rwe ngo ajye ku ndaya ibi ubu byose Keza ari kwivugisha gutya njyewe ntabwo nava mu rugo rwanjye ngo njye ku ndaya kubera iki kuko njyewe nzi agaciro umugore afite abenshi bagiye hanze ati yo twarahombye disi ati hanze hari ibintu birenze birenze nyine baragenda bagahura n'izo ndaya zikitunarika umugore w'igikara cyangwa imibiri yombi yego yagera mu kabari agasanga umwana yiteretse itako ritukura bro yangiza agashegura yafite n'ibumbi senkani kuri telefone kugira ngo atekereze umufuka w'umuceri mu rugo minerivare y'abana imyenda y'abana mu rugo agashekera inzobe sha kavuga ati ranzobe nayitakayo nabamombye nayifashe yarangira bati sheri mbwira akaza kwikundishwa buraka no kwakana urukundo Keza ahubwo ubukuntu ndi kumwumva njyewe inga amaze gusenya ntabwo namenya n'umubare wazo ubwo ngensenya niba ugera mu kabari ugatarika itako ngensenya izasenyutse ntabwo nsenya izubatse urugo rujya gusenyuka n'ubundi rwaraherenye bro urwana rwararuhirika ndakambura n'ubundi nawe rwarasenyutse rwararangiye reka ye sigera nta muntu usenya urugo rwubakitse umuntu asenya n'ubundi ahasenyutse none umugabo yanyizaniye aza kunyakira urukundo sinagusabye nta nicyo nakubajije bro namwe mugira amakosa ntago ari twe tubashyirisha mu makosa nese amakosa akosorwa ndi ni mwebwe abanyamakosa niba ufite ikofi yawe menya umuryango wawe njyewe undeke umenya gute wowe ku giti cyanjye utanshinzwe njyewe ukama agaciro nge ndi indangamirwa yiwe akareka guha agaciro umugore basezeranye ntabwo indangamirwa yanjye reka ibyo bintu bisuzumye kubasha ntega amatwi neza ntabwo ndi indangamirwa yawe ariko ninjoro wakubiswe uzira imbesho igize ijya atakwa hirya utansenya ahubwo nakumvise uko ugenda wigira hino gake gake uhasanga umfa akoro Keza ibyo bimvikana cyane nibyo kuko
kuko imyaka tumaranye ni myinshi ngiye mufata nka bro ngiye mufata nka bro wanjye ukamfata nka ibyo bintu ngiye nagaranyaka pe nagaranyaka ariko natunguwe ntabyo nzakora azabikora se kazabikora ntabyo nzakora ke anda dutega nimba kwa kuzabitangariza itangazamakuru ntabwo ngiye nzabikora none se reka n'umuceri reka mbaza ntari ndi tayari ko haraguma amagana umbwira ngo ugiye kunshingira akabari wambwira ngo ujye ushingira akabari si bizinesi se nta bya bizinesi ibyo ngibyo uri kuvuga ngo umunsi ku munsi buretse oya reka mbimusobanurire nabyo njyewe nari mfite akabari urumva buretse akayiti muri kuvuga cyane kandi muratuma njyewe mbivamo njyewe uretse nyine ngusobanurire njyewe Keza si ukuvuga ko ntamubwiye ko ngiye kumushingira akabari Keza naramubwiye nti njyewe nashinze akabari umudamu wanjye kubera cecetse atabibashije birapfa nariko mfite ibikoresho by'akabari ndamutse nkushingiye akabari twajya tubaranwa hakwishura ku kwezi nge ntabwo twabivuganye bro twavuga ko tugiye kubana twavuze ko ntabwo ibyo bintu twabivuganye byo kubarana twavuganye biki urikumva ngavuga ibyo twavuganye njyewe waragunyinginga buri munsi akubwira ati njyewe ntabwo twabana ngo bishoboke ambaya ni njyewe nashaka gushingira bizinesi nk'abati se ko nzi ko ufite umugore mwiza witonda uciye bugufi utajya unavuga kuki wumva yuko njye nawe uba ushaka kumva yuko njye nawe twakinjoyinga kandi ufite urugo kandi ngenda cyane umwana muto nyeneye umusore utarubaka urugo ati njyewe none se business njye n'umwana umufiyemeri njye nkeneye amahirwe yawe njye ndi muzima ati njyewe buriya mu buzima nuko mbayiti business bro hari umukobwa wakoreraga ziniya bita Fani niwe nangiye gushingira ku kabari bwa mbere bavuganye kuko yamuriye amafaranga bro yarakuriye nukiyemere dupfa kwiyemera kwawe kandi uriyemera ubwo se ko yarafite akabari muri korodoro wihagara ko nta kintu ubuhagaze ko yarafite akabari muri korodoro buretse ko yarafite akabari muri korodoro kuba bayigutwaye ko nta biceri wari uhagaze indaya wambonanye n'indaho hamwe wambonanye n'indaho hamwe bagute bura iyi ni maka tega amatwi Keza nawe yarasaze reka nkubwire uwo musista yari afite akabari santere muri korodoro urumva aza guhomba arambwira ati njyewe kubera ko mfite ibikoresho by'akabari kanjye kahombye hari ukuntu twashinga akabari tugafatikanya igishoro tukajya tubaranwa ndavuga ni njyewe ngeze muri level yo gufatikanya n'umuntu w'umukobwa yaba yanyinjiriye mu buzima mpita mvuga ni njyewe ahubwo ndashinga akabari kanjye ku giti cyanjye mbwira Keza icyo gihe yakoraga mu Kagarama nabwira ni njyewe Keza mfite ibikoresho mfite n'amafaranga yo gushinga akabari nshaka kugushingira akabari tugakorana arabinyemerera icyo gihe yabaga Kinyinya kandi Keza bibasha kandi Keza murabona kuko ni indangamirwa nk'uko abivuga yashobora gukurura abakiriya ese ke buryo ke urindaye burya nubyivugiye ngurindaye yamureka avuge najyo ndavuganye urumva none urabona kuko Keza wamugani nk'uko avuga ati njyewe itako najya nditereka hari abajyama bakaza abasinzi nabo bakururwa n'ibintu nk'ibyo ngibyo nende ndavuga ni muri business ugomba gukoresha umuntu nk'uyu nguyu ke nta bindi nari ngambiriye njyewe ari business we kujya umbeshe ntega amatwi njyewe uza kunsenyera akazi aho nakoraga ukaza ukambwira amabuje wanjye wankoreshaga akazi ngo kugira ngo munsuzugurire umugore ngo namushingira business ngende umugore urabyibuka nkorara mu Kagarama ntabwo ubyibuka aribwo mabuje yararaga nukabukarinda buke ngo namushujuguje ngo imbobo zo mu kiyanja ngo ziwa urabyibuka njyewe banza ubyibuka nagiye kunyweraho hantu ngo araje ngo arambwira Keza nyereka n'umusheri we ahita nyiba amafaranga kuri telefone MTN niyo yangarurije aho kubana n'abantu b'ibisambo ke ntago bayanyibye njyewe waje uje kunda tuje kugurishanya telefone n'umuntu ari nkurangiye nimuzaniye telefone nyine wari uzaniye umukiriya nari nkurangiye umukiriya uri kumva bro muze
anje kumuhuza n'umukiriya noneho hari igihe uwo musi aza kwirirwa atesha umutwe mabuja wanjye ahambwa ataka kugira ngo munsuzugurire umukunzi namushingira akabari kiwe aho kugira ngo mujye birwa mumusuzugura aho hantu iyo nduru yarabaye irarangira kabiri aragaruka nambwa ati nakuboneye umukiriya azana telefone y'ibihumbi 50 so byibuka muhuza nawe noneho uwo musi yaje yasinze yakaga petit score uri kumva kuri kontwari mabuja nawe akamuhaye atera itiku yanga kwishura arasohoka mu gusohoka asohoka tukana na mabuja uri kumva arangije rero mabuja ati uyu muntu muraziranye ati turaziranye aterana tukuna boss cyo giye boss na mabuja nibigeze banararana baratandukanye kubera uyu nguyu uri kumva yaje kunteranya kuri mabuja wagiye kunshingira akaba kandi nanagiye gukora mu kandi kaba uwo musura wiba nyine uwo musura byiba waraje nyine sinagashinga kabiri rero uri kumva yagarutse murangiye umukiriya y'ibihumbi 50 aragaruka azanye telefone y'ibihumbi 50 banze ubyumve ntabwo ari ngiye yakwibye bro kandi uramwa ntabwo ari sheri wawe ntabwo ari sheri wanjye ni sheri wawe sheri wawe kandi ari sheri wawe ntabwo yari sheri wanjye sheri ni umuntu mupanga ibintu byo kubana warambwiye ngo agiye kugusohokana banze unega amatwi urambwiye ngo yagusukishije uwo musaza asinda yamweretse umubare w'ibanga wiwe aramwinjirira umubare w'ibanga wiwe awukomporora hehe mu mutwe ajya ku matelefone sinari imbizi ajya kuyamwiba ntabyo narinzi ahubwo umujama yaratatse abaringeza kubibwira ati ati wa muntu anyibye amafaranga y'indezi ati wa muhungu uheze wa undi mu bantu ati zana telefone mbigufashemo telefone arayikwatse mamagara MTN tufata ya nimero yiwe narifite kuri telefone turebye amazina tumubaza n'amazina ye dusanga birahura ndavuga nti reka tumugendeshe gake akugora amafaranga yawe siko nakubwiye mabuja nawe barabyumvise wankoreshaga ari nabwo yahitaga afata umwanzuro wo kuvuga ngo aramwirukana ndavuga ni ngebye ntabwo narimbirima ajya kwiba sinarima umujama nuko bamwibye birangira mbigiye ku ruhande tujyana gutya nka kurya ku ruhande turaganira arambwa ati genda yakira amafaranga aragenda yakwakira sinakwakira mese urambya ngo yafite umugabo w'umujura ngiye mbana nawe cyo twarabyaranye ntabwo twabyaranye ni nkuko nawe wari muravanga wacingira akabari ashaka akabari wakacingira mu buntu ntago wajyo ariko yego wagashinga ushingiye ku kimugabo we kandi ufite umugore business subuno bakoresha za kadi iyo umugabo ashingiye business umukobwa abakeneye no kujya murongora atana kuronga yakwirukana muri business ye uko bimeze n'uwo bagiye ukorera bose ubu bagiye bakuronga niyo mpamvu nanjye nagiye mba nta kwezi nahamaze nta kwezi njya mamara urabimase mita ngendo urabima ntago njya mpaba pe nese uraguhaba boss ugahazire yambaye ni nacyo kintu cyatumye sezere kintu cyitwa akabari avuze ngo iki ubura no aba boss basingwa kuri nibyo bicero kintu nawe ubwawe warayuguriye indaya bakarinda iyo baguceba n'inzembe uzira wajye yizirika ukayizirikaho umukoba bro wajye uzirika umukoba nyizirika keza ko nari nagusaba rimwe se wasabye rimwe ayasha yaransabye bro ahubwo njye nihagararaho nta muntu namambe yo kushaka nagusabye ryari ngira umunsi nagusabye mwabantu mureke mbabaze yego umuntu kugira ngo aza gusenyera akazi wakoraga aza kuvuga ngo akeneye gushingira akabari nta ruhare ubifitemo mba nkusabye ntega amatwi nta by'akazi yari bizinesi yanjye burya niyo nari kwishingira rero fata miliyoni yanjye naruhiye nka amba ahubwo se bari kwinshingira tudahuje ahubwo se bamagara kumbwira ngo ukingo duhurira ahantu niba ari ibyo nakubwira ngo wapi niba ari ibyo rero nta bwenge waba ufite wanze gufata umukiga ubwo uzafata ntabwo ndongora n'abakiga ntabwo ndongora n'abakiga bro uramukiga wirwa kubandamye njye niyo mpamvu njye amakeya yanjye nka muizindi bro uzi umwangisha amafaranga rero wapi dore mpamvu ningiye uyu nguyu wenda aragundira urumva aragundira nguyu udakaguhereza bro njye nta muntu njya ngibicere bye pako wamaye keya zihagije nanjye ngwaguzinde birangiriraho nta muntu ujya urya ibicere bye nawe muvuge niba muzi udatuma me n'umuti oya ngiye muvuge nta kibazo bivuge oya mbaga rwose avuga umuntu ari ibiceri bye
njye ntabwo nihishe Keza bro, Keza bivuge mukino. muvuga ati Keza agenda abizi Keza neza abaga nari mukino. mpari nari mbizi ndaguhaye Keza ari umuntu ibihumbi senkani amugurira telefone ninjye wagiye kuyimurebera muganye nuko byagenze urangiza uhita utega ujya kumureba ujya kumuha ku mupuri banza undega amatwi ayo mafaranga wari wayavunikiye banyamakuru ntega amatwi umuntu amatwi yatumaranye hafi umwaka kandi yari abizi neza ko nta telefone nari mfite bro nta telefone nagiraga ndamubwira ngo sheri nyene kungura telefone arambwira ngo ke bite n'ukuntu wanyubashye ukama agaciro nuko warangiza ngo ntabwo wigurisha cyabona wamaye oya wamaye uwo muntu niyisa ndamwubaha namuvuze nabi twabipfa yego aha twagiye komeza ubundi ugira abagabo bangana umuntu wakweretse umubiri we bro nawe ukamwereka undi mubiri jya umuha agaciro ubundi ugira abagabo bangana njye nta bagabo ngira umva ya nta bagabo ejo bundi tuva kwa Esther waraye Nyamirambo ejo bundi urari ejo bundi waraye kwa Vianney none iri joro aho uri burayi nta ndahamenya neza Nyamirambo sinzi umurara ya nyarutse ufite ibiderede warinyweye wari hazi ahubwo none bariyubana nabo yuhu turakubuza shabro njye nyindana n'abasitari bagenzi cyane bro uri kunyumva neza njye ntago njya imyanda bro imyanda ariko muntu nabonye umeze njye ntago njya ibintu byipfushije mba nyeneye umwana ugaragara ukeye tugomba kugendera ukabona ko ari fresh ari urugero rwanjye yego ntago manyeneye imbwa zigenda zimo makaku bro Keza wikivuga gutyo aka kanya nura musaza uri kureba uri guhinda hara mu rutoki aje afite ibihumbi 10 by'akabigwa ntabwo uwanguriye telefone y'ibihumbi senkani na nisa ndacyamugendaho bro ndacyamwubaha cyane ndamwubaha burya umuntu niyo kuri ibihumbi senkani bye yakonyokeye jya umuha agaciro ibi bintu rero nubigumamo bizarangira usaza nta kibazo ahari nawe ariyizi ndamwubaha ijana ku ijana ahari niyumve ko abana n'imbere kuko wowe niba uha abagabo 3 mu cyumweru ukagenda umaye iminsi 3 ubwo se yawe musore we nawe urafite umva bro njye ntago nibana mbana n'ababyeyi ngira uko ngenda nkagira isaha nahira mu rugo ntago ndindaye kuko ndindaye naba naraguhereyeho bro naba naraguhereyeho iyo nakereje umwaka urashize unyirukaho bro uwumva umuntu ngo twarahuje agashaka akakurya bro wararakaye kubera ko naje kuri kamera bro umva wararakaye ndakazwa n'icyaro ari umubiri wanjye baba bari kubabaza ngewe muranda banzu nega amatwi yarakajwe ni igihe cyose wanyirukanyeho ni kinini ariko njye ntabwo nyaguha agaciro